ibihe byiza nshuti bakunze bavandimwe ba CEI Empire mwebwe mwese mu gufata umwanya mukaza kuba natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndagusuhuje nkwa ikaze mu kiganiro Masho Training Sports, kiganiro cyagiye kugaruka ku makuru ya karate kuvugwa hirya no hino. Iyi ni CEI Empire. Kugira ngo tuze kwana mu iki kiganiro ugomba kuba warakanze subscribe, like, share na comment kugira ngo tuze kubana ibintu bimeze neza cyane. Yo gusuhuza nitwa Patenekanyirizo nkwa ikaze muri Masho Training Sport yo kuri uyu munsi. Masho Training Sport yo kuri uyu munsi rero turaza kwibanda cyane ku ishuri rya MVK cyangwa se Musambira Victory Karate Academy, ishuri rya karate mumaze kumenya muri benshi, ishuri riherereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira ni mu ntara y'Amajyepfo. Akaba ari ishuri ryigisha ibijyanye na martial art mu gisata cya karate. MVK rero hari byinshi twamaze kuba tuyimenyaho, imikorere yabo muri vacances. Abanyeshuri bongeye kugaruka, bavuye ku ishuri bagarutse gukorera hamwe uko ari bose, ababa baragiye kwiga boarding, ababiga bataha. Iyo vacances zageze kiba ari cyo gihe cyo kongera guhura bagakorera hamwe ari bose, cyane ko twamaze no kumenya ko baba bari kwiga kabiri ku munsi, ubwo ariko abari mu byiciro bigiye bitandukanye. Ruvuga ngo gahunda twamenye ya MVK nuko abana bato cyane, ubwo ntabwo turabasha kumenya wenda ngo guhera ku myaka ingahe kugarukira kuri ingahe, nuko abatoye biga mu gitondo hanyuma abakuru bakaza kwiga ikigoroba. Muri MVK rero tufitiyemo amakuru agiye atandukanye, turaza kugenda n'ubundi tunyuramo. Twari twabagereyo nyine saa y'impa yaragezeyo ikurikirana imyitozo yari yabaye, ariko hari tumwe mu dushya twaje gusanga muri iyi myitozo nyine ya MVK ubwo twabasuraga tubatunguye. Tumwe mu dushya rero turaza kugenda tugarukaho mu mirongo yacu iri imbere. Icyo usabwa nta kintu we nuko natwe mu kiganiro Masho Training Sport ubundi tukaza byose kubirebera hamwe. Ntucikwe, ntukureho, ntugikure, byose ni hano mu kiganiro Masho Training Sport. Ni CEI Empire TV, kana subscribe ubundi dukomeze. Akaruko gato katanga n'amasegonda 2 duhita twanzika. Anyways, nguko rero nkwaye ikaze, reka nkubwire ko niba ari nabwo ukigera ngaha bwa mbere urasabwa kwanda subscribe mbere na mbere, ukaduha comment ndetse ukanasharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere no ku bandi. Ku mugoroba rero nibwo CEI Empire twagiragaho MVK ikorera imyitozo cyangwa se kuri dojo ya MVK. Twasanze abana cyangwa se abanyeshuri bo muri MVK nyine bari mu myitozo nk'ibisanzwe, nubwo twari tuje tubatunguye nk'uko twabatunguye natwe twatunguye na byinshi twasanze bimeze bite rero. Ni ukuvuga ngo ubundi uretse no kuba twabatunguye, ariko twari dusanzwe tubifite amakuru y'uko muri MVK hari abana ngira ngo mwagiye mubona abo twagiye tubatangariza bitwa ba Senpai cyangwa se buriya Senpai ngo ni umunyeshuri ubure super nyine, umunyeshuri nyine ubure active, ubure icyo nakwita nka coach assistance. Ni umunyeshuri nyine uba ufite ubushobozi bwo ko yafasha abagenzi be, akaba yakunganira coach mu gihe adahari cyangwa se mu gihe amubwira ati fata bano bana ubakoresha imyitozo cyangwa se ubahugure. Senpai rero ni umunyeshuri nyine urumva uba urenza abandi nyine, uri ku rwego rwo hejuru ku buryo aba afite karite zo kuba yatoza abagenzi be. Ni mu rwego rero twari twamaze kumenya ko n'ubundi hano muri MVK harimo abasampai benshi bagiye batandukanye. Tuza no kumenya amakuru y'uko kuri uyu wa kabiri mu gitondo aribo bagombaga gukoresha imyitozo bagenzi babo. Niko rero CEI Empire twese dufashe ibikoresho turavuga ati reka dusure MVK turebe se bano bana batoya bitwa ba Senpai bo bakora bate, inshingano zabo ese bibafasha iki, bimarira iki club muri rusange. Tuza kubegera rero tuganira nabo byinshi, ariko ukabona ni ibintu nyine byiza cyane kubona umwana muto cyane ufata inshingano zo gutoza abagenzi be, kandi ukabona ibintu biragenda neza cyane. Ngira ngo wenda no ku mafoto no ku ma video muri kugenda muyibona nyine uburyo gahunda zari zimezemo, murabona yuko ni ibintu biba bisaba imbaraga nyine. Bano bana baba Senpai bakiri bato cyane, ubona ko baba bafite izindi mbaraga nyine muri bo, bafite ubushobozi bwo kuba nyine batoza abagenzi babo. Hanyuma rero
twaje kubegera bano bana ba Senpai tuganira nabo byinshi. Ikiganiro twagera ngira ngo turi buze no kuba kibashyiriramo hano mugire byinshi mwumva bagiye batangaza, ariko mbere yuko tugishyira muragira ngo banze umenye neza yuko buriya kuba Senpai ntabwo bisaba ngo ube uri mukuru utaza kubona wenda bano ngo nuko aribo bakuru muri bo. Kuri Senpai ni ukuba ufite byibuze ubushobozi bwo kuba wabwira bagenzi bawe ikintu, mbese wifitemo icyizere kandi uri no ku rwego rwo hejuru mu mikandara birumvikana. Ntabwo wajya kuba Senpai uri ku mukandara w'umweru nkanjye ahangaha. Nicyo bareba nyine bajya gutora ba Senpai. Ngira ngo nubwo wenda tutarifata amakuru yimbitse, ariko ngira ngo nicyo kintu turaza gukurikizaho buriya. Si icyo wamenye kuri Senpai, ni umunyeshuri nyine. Yes, abakiri umunyeshuri nubwo yamaze gufata izina rya Senpai nyine nk'uwo mwanya abahagarariye mwarimu cyangwa se coach wiwe, kugira ngo afashe bano banyeshuri bandi bagenzi be kuba yagira byinshi nyine abafashaho, bakazamura urwego, bakamubaza ibibazo akabasubiza, akaberekera uko katazikorwa. Mbese nyine Senpai wumva yuko ari assistant teacher cyangwa se coach. Anyways, ngira ngo rero wenda tutavuze byinshi cyane, reka tubanze duha umwanya ba Senpai banatwibwire, batubwire inshingano zabo baba bafite nyine nk'aba Senpai hano muri MVK. Tubanze tubumve mu kiganiro kigufi twagiranye, ubundi tuze dukomeza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nshuti Emery Habyarimana, nkaba ndi umukaratika, nkaba nkorera mu ikipe ya MVK cyangwa se Musambira Victory Karate Academy, amfite Sentire Maro. Ndi umwe mu ba Senpai ba MVK. Tukaba turi gufasha abana mu gihe nko coach atarahagera, tukaba tuborganiza, tukabashyira ku murongo, tugasenga, tugatangira, tukaba dusubiramo cyangwa tukiga n'ibindi bishyashya, mbese tugasubiramo muri make. Bifasha nka club, iyo umwana atagira ikintu yumva neza akatubaza, tukamusobanurira, tugasubiramo twese tukabyumva. Noneho ngiye nka Senpai icyo bimfasha, urabona bimfasha nko mu ishuri, uko ufata ibya karate utabyanditse no mu ishuri birakorohera. Bimfasha no kuzaba umukoci w'ejo hazaza, no kuzaba nk'umuyobozi, cyane ko nk'umuyobozi w'ejo hazaza umuntu abyitoza akiri muto. Ndashimira koci wacu uburere aduha kandi akadutoza discipline. Ndashimira abanyeshuri bose twigana muri karate ko bagize urukundo rwa karate. Ndashimira n'abakunzi bacu mwese ba MVK, ndabashimira. Amazina yanjye nitwa Mugisha Gift, nakaba mfite umukandara wa Maro, nakaba mbarizwa muri groupe yitwa MVK cyangwa Musambira Victory Karate Academy. Akaba ari umwe Senpai ufasha abana mu biruhuko, tukaba tubafasha igihe coach ataraza, tugasenga ubundi tugakomeza tukiga ibindi bishyashya. Abanyeshuri tugira iyo bafite ikibazo turabasobanurira, tukabereka uko bagikoresha n'ahantu bakubita. Bikaba bimfasha kugira discipline uko bayidutoza, bikamufasha no kuba umukoci w'ahazaza. Turashimira abakunzi ba MVK na coach Emery, murakoze. Ngira ngo rero byose murabyiyumviye, mwumvishe yuko ari akazi kaba katoroshye, ari gufata inshingano nyine ukiri mutoya. Bagurutse kuri byinshi, bagaruka ku kamaro bizabagirira bo nk'abana bakiri batoya. Mwumvishe ko bakubwiye yuko bibategura kuzavamo abayobozi beza b'ejo hazaza, bitoza nyine kuyobora bakiri batoya. Bati burya kuba umuyobozi mwiza w'ejo hazaza bitangira ukiri muto cyane. Hanyuma rero icyo wamenye nuko twagerageje kuvugisha coach w'aba bana, atubwira yuko iki gitekerezo nyine ariwe wakigizeho kuba yafata bano ba Senpai bakajya bamufasha kwigisha bagenzi babo mu gihe atabashije kuboneka. Atubwira yuko ari gahunda nyine yatekerejeho, batekerejeho nka MVK muri iyi vacances yo kugira ngo abana n'ubundi be kumeza kwicara, ahubwo baze muri dojo buri munsi bagiye baba bari gukora byinshi bigiye bitandukanye. Cyane ko coach yanatubwiye yuko abona ari bimwe mu bintu cyangwa se ari imwe muri system zatanga umusaruro w'igihe kirekire, yaba ku bana bari kwigishwa, yaba no kuri bano ba Senpai.
MVK rero cyangwa se Musambira Victory Karate Academy, urumva yuko udushya ni twinshi. Batubwiye yuko hari n'utundi dushya baturarikiye tutarabona. Ubwo natwe nka CI Empire icyo dukora ni ukubabera hafi kugira ngo tujye tubona utwo dushya twose natwe tuze tutubagezeho. Ikiganiro yari Martial Art Training Sport, nge mwabaye kuva ku ntangiro kugera ubu ngubu ni Epateni Kanyerezo. Mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni CI Empire, kanda subscribe, like, share kugira ngo n'abandi bagerweho n'ibi biganiro byacu. Dusubire, ciao ciao.